reka nongere ngo ikaze wowe udahwema kugaragariza urukundo The Real TV Show, ukaba unakurikirana ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru yindi ikurikirizo twagiye tubagezaho. Niba ari inshuro ya mbere ugeze kuri The Real TV Show, ikintu cya mbere tukwisabira no gukanda subscribe, ugakora share kugira ngo buri umwe wese abashe kugerwaho n'ibyiza The Real TV Show itanga, ndetse unakande like uduhe na comment kugira ngo tumenye aho tukugerera neza nkuko mubyifuza nk'abakunzi ba The Real TV Show. Rero reka ntangire mbifuriza kugira amahoro n'amahirwe mu buzima, bikomeze kubana namwe nk'abakunzi ba The Real TV Show. Inkuru rero tugiye kubagezaho uyu munsi ni inkuru y'ubukwe bw'umukobwa mwakunze, cyangwa se abarebye ibiganiro byacu byatambutse. Hari inkuru twigeze kunyuzaho cyangwa se gutambutsa y'abakobwa 10 bakurura abagabo muri iki gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mwaka ushize w'2021. Muri abakobwa hari uwo twagarutseho uri ku mwanya nibuka neza, ariko mu rutonde arimo ni umukobwa bita Bijou. Mumuzi cyane muri Bamenya, muzi cyane muri filime z'inyarwanda, muri Citymaid. Umukobwa umaze kumenyekana cyane, ahanini bamumenyeye muri filime uko yitwara mu mikinire ye ndetse n'imiterere y'umubiri we, aho benshi bagiye babigarukaho mu banyarwanda cyangwa se mu gitsina gabo bagenda bagaruka ku miterere y'uyu mukobwa. Uyu munsi nibwo yasezeranye n'umukunzi we witwa Lionel Sentore. Bamaze igihe, niba twacyita gito cyangwa se kitari gito, ariko ni igihe gito ugereranyije amaze akundanye n'uyu musore Lionel. Bijou rero mbere yo kugira ngo akundane n'uyu Lionel, yakundanye n'umusore wamwambitse impeta akayikuramo akayimusubiza, ariko nyuma byaje kugaragara ko umusore atigeze yemera kwakira iyo mpeta Bijou yarayimushyiriye. Inkuru ivuga yuko yamushatse ibyumweru bigera kuri 3 kugira ngo amusubize iyo mpeta ye, cyangwa se kugira ngo asese iby'urukundo bari bafitanye, ariko uyu musore ntiyigeze aboneka, bituma Bijou atamuhereza iyo mpeta. Noneho we yiyemeza kujya kumusanga iwe ngo ayimuhereyo. Bijou rero mu kugerayo arayimuhereza, umusore yanga kuyakira, nawe afite uko yabigenje nyine, bituma umusore yemera yuko urukundo rwarangiye, cyangwa se Bijou yabonye undi. Ntihigeze hatangazwa impamvu yayimusubije, ariko byaragaragara yuko afite undi mukunzi babirimo neza, ari we Lionel. Lionel rero nawe mu rukundo yari amazemo igihe ari kumwe n'umukobwa witwa Mahoro Anezi wari uri mu rukundo n'uyu musore Lionel uba utuye mu gihugu cy'Ububiligi. Nawe yari amaze iminsi aseshe iby'urukundo rwe hagati n'uyu mukobwa, nyuma biza gutangazwa yuko ari we uri mu rukundo n'uyu nguyu Bijou. Rero mwamenye muri Bamenye. Kuri uyu munsi rero basezeranye imbere y'ababyeyi. Umuhango wo gusaba no gukwa wabereye aho bita muri Golden Garden mu Irebero, cyangwa se Golden Garden Irebero, akaba ariho gusaba no gukwa byabereye kuri iyi tariki. Rero uyu muhango w'ubukwe bwabo wabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 w'uyu mwaka turimo twatangiye, ubera muri Golden Garden nk'uko twabibabwiye mu Irebero. Umuhango wo gusezerana imbere y'Imana ubera mu rusengero EAR i Remera, naho abatumiwe cyangwa se abitabiriye ubwo bukwe barongera bajya muri Golden Garden Irebero bajya kwiyakira cyangwa se kwishimira ibi birori by'uyu musore n'uyu mukobwa. Bijou rero wambitswe impeta ya fiançailles inshuro 2 akaza kuyikuramo, byagaragaye yuko uyu musore Lionel yatsindiye umutima we ubu ngubu imbere y'Imana, ndetse n'abantu bakaba babihamije yuko bagomba cyangwa se bagiye kubana akaramata. Bijou mwaramukunze, mukunda imikinire ye n'uyu Lionel. Abenshi indirimbo ze ntizirumvikana cyane kubera ko cyane gakondo, kugira ngo abantu bajye kuyumva biba bigoranye cyane, ariko ni umusore uzi kuririmba w'umuhanga
umenyereye ibintu bya gakondo akaba anabikora ndetse anabikorera hariya atuye mu gihugu cy'Ububiligi. Yagaragarije itangazamakuru cyangwa se ikibatsi cy'urukundo rwabo cyatangiye kugaragara ubwo yari aje kugaragaza indirimbo nshya yari afite mu minsi ishize iheruka, ari nayo aheruka. Uyu nguyu Lionel Sentore rero akaba aribwo yagaragaje yuko ari mu rukundo cyangwa se hari ibintu bigaragara hagati yiwe n'umukunzi we Bishu. Reka ngushimire wowe wafashe umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro binyuzwa kuri The Real TV Show, ukakanda subscribe ndetse nawe utarayikanda nkwifurize cyangwa se ngusabe kuyikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu uko bisohoka umunsi ku munsi, ndetse nabonereho kubifuriza kugira intangiriro nziza z'umwaka dutangiye 2022, mukomeza kugubwa neza ndetse mugira n'amahoro y'Imana. Ibiganiro bya The Real TV Show nakagaruka, reka tubonane mu biganiro by'ubutaha.